Shiti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tere Intambwe Muhinzi, ndiza nashidikanya ko umeze neza. Nanjye meze neza, niyo mpamvu tugiye kwigira mu ishuri ry'uyu munsi. Ku ishuri ry'uyu munsi turaganira kuki? Tugiye kuganira ku bworozi bw'inka, ariko kuri uyu munsi icyo tuganira nta kindi, tugiye kuganira ku ishuri ryo mu murima ndetse no ku kiraro. Ushobora kwibaza ati umurima hurihe n'ubworozi? Aha ngaha turi mu murima, ariko ni umurima uhingwamo ubwatsi bw'inka. Harimo amoko atandukanye. Aha ngaha hari ubwoko Carnavaria ndetse n'ubundi bwoko bwinshi turi bugende tubona n'ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu kugaburira amatungo. Ikiganiro cy'umunsi nicyo tugiye kugarukaho, tugiye kuganira ku bworozi bw'inka, ariko turaganira ku ishuri ryo mu murima ndetse n'ishuri ryo ku kiraro. Icyo usabwa kugira ngo witabire rino shuri nawe ni kimwe gusa, no kutava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda, kugira ngo tubane. Tuguhaye ikaze kugira ngo twigire hamwe. Tumenyereye amashuri atandukanye, abana bajya ku ishuri, n'aborozi bashobora kuba babonaho amasomo ajyanye n'ubworozi, ariko umurima w'ishuri bivuze iki? Uyu murima w'ishuri ni umurima w'ishuri ry'aborozi. Uyu murima w'ishuri ry'aborozi rero niho twigira uburyo bw'amoko yose y'ubwatsi bw'inka. Aya moko rero ubu niho tuza kuyigira, kuko mu ishuri ryacu umurima niwo shuri. Noneho aya moko y'ubwatsi rero uko muyareba, akaba ari amoko yagenewe kongera umukamo w'inka, cyane cyane zongera umukamo. Akaba rero harimo amoko menshi uko muyareba. Yego. Nk'ubu bwatsi bwa mbere mureba, hariya murabona harimo urubingo. Yego. Ruriya rubingo rwitwa Kakamega. Bukaba ari ubwatsi bwiza inka zirya, ndetse n'aborozi twahira, twahawe n'umushinga RDDP. Rukaba ari urubingo rwiza n'umukecuru n'umwana aza akahira, rudafite amababa nka zimwe za kera za Nyirakabingo. Yego. Hano mufitemo ubwoko bungahe bw'ubwatsi hano? Ubwoko ni bwinshi kuko ni umurima w'ishuri. Yego. Ngiye kukubwira amazina yabwo. Ubwoko bwa mbere ni ruriya rubingo. Yego. Rwitwa Kakamega. Hakaza ubungubu mureba bw'umukenke, bwitwa Cloris Gayana. Kaba icyatsi kiza cyane, ubu no mu zuba kiba kiyaga urahira. Yego. Hakazamo ubu burebure mureba, iriya yitwa Desmadum. Ni ubwoko bwa Desmadum, Distortum ikurya hejuru. Yego. Hakaza ubungubu mureba, ubungubu bwitwa Panicum maximum. Nabwo bukaba ubwatsi bwiza cyane. Yego. Kongera umukamo. Hanyuma hari na buriya bwo hepfo hariya mureba busa n'amacyayicyayi. Yego. Buriya bwitwa Panicum coloratum. Nabwo bukaba ubwatsi bwiza cyane buhangana n'izuba. Hanyuma tugahindukira ngaha, harimo ibinyamisogwe. Aha ngaha ubu nuko twavuguruye. Yego. Habamo ikinyamisogwe cyitwaga Carnavaria. Ubu twabaye tugikase ngo cyongere gishibuke, ko cyasaga n'igishaje, ariko aka gapariseri kakaba n'ubundi karagenewe ibinyamisogwe. Harimo Mukuna, kari agapande ka mbere ureba gakase. Harimo ubundi bwitwa Raburabu, kari aka kabiri. Noneho hakaza n'aka kitwa Carnavaria. Aho inyuma yawe urahareba ubundi bwatsi Resena. Nabwo rukaba ari ubwatsi bwiza cyane. Hano nawe nagiye mbona harimo ubwatsi bwinshi tuza kuvuga. Ni amoko angahe? Ni amoko 5. Hanyuma tugarutse ku ishuri ryo mu murima. Tumenyera ishuri ryo mu murima, ariko abahinzi biga guhinga, ariko iri shuri ritandukanye ko rihuzwa n'ubworozi. Ishuri ryo mu murima ariko ry'umworozi. Yego. ribafasha iki nkamwe baborozi? Nubwo uri umufashamyumvire ariko nawe uri umworozi.
ndetse n'aborozi muba muri kumwe hano ni iki ribafasha ribamariye iki? Murakoze. Iri shuri ridufasha urebye ryadufashije gutinyuka korora inka tuzivana muri gakondo tuzishyira mu nka zitanga umukamo kandi za kijyambere zigejejwe z'igihe kigezweho. Ubundi inka twari tuzi ko yirirwa ku gasozi ikarisha igataha, ariko iri shuri cyo ryadufashije cyane. Twamenye ko inka igomba kororerwa mu kiraro cyubatse neza ikagirirwa isuku. Tumenya aya moko y'ubwatsi, ibinyamisogwe, ibinyampeke, ubwatsi bwongera umukamo. Tukamenya ko inka igomba kwahirirwa ikarya ubwatsi bwiza buvangiye ibinyamisogwe n'ibinyampeke kugira ngo ize kugwa aya mata itarinze kwirirwa ku gasozi. Tukamenya ko inka igomba kuba mu kiraro ikanywa n'amazi. Mu kwiga hari byinshi umuntu aba atazi, ariko mwebwe mwiga n'ubundi mwari aborozi, bivuze ngo hari ibyo mwigaga n'ubundi mwari musanzwe muzi, ariko wenda mushobora kuba mutarakoraga neza. Ni nk'ahe makosa mwasanze nk'aborozi mbere yo kuza muri iri shuri uvuga ati hari ikintu tutakoraga neza ubwo gishobora kuba kigikorwa n'abandi borozi babikora nabi? Kirahari. Ikintu mbere twakoraga nicyo kwangaza inka ku gasozi. N'ubu kigikorwa na bamwe, ariyo mpamvu dushaka no kubazana. Ubu turiho turashinga n'ayandi matsinda, noneho biriya byo kwangaza inka ku gasozi nta mukamo itanga, nta fumbire ubona, kuko igihe yatuje ngo ingingo zayo zikora amata ituje yirirwa igenda ku gasozi. Ubu rero hari na za radiyati zaje, ubwishingizi bw'inka. Ubu rero nanone iri tsinda ridufasha iki? Ridufasha gukotiza, twamara kwegeranya ka gafaranga tukabafata abantu 2 bo mu itsinda cyangwa se 3 bakajya kuvirisa kuri banki bafashijwe na veterineri, bakaba bashyira inka zabo mu bwishingizi. Ibyo nabyo bigatuma igicaniro kitazima. Naho ubundi kera inka yarapfaga, kongera kubona inka bikaba biragoye. Ariko ubworozi ntabwo ari bushya mu Rwanda. Abantu barororaga kuva kera, bari basanzwe borora, umuntu afite inka kandi akazitaho, kandi ntabwo yabyigaga. Ashaka kumbwire itandukaniro riri. Itandukaniro ry'ubworozi bwa kera n'ubundi twabwitaga ubworozi gakondo. None se ko bafataga inka zabo bakazijyana ku bimasa, rimwe na rimwe bya bimasa birwaye bikazanduza, bakajya kuzivuza cyangwa se zikana. Ariko ubu bworozi ubu bwa kijyambere turimo tugeramo, cyane cyane dufashijwe n'uyu mushinga wa RDDP. Ubu ngubu twizemo no guteza intanga. Kera se hari umuntu watezaga intanga? Oya, bajyanaga ku bimasa gusa. Watubwira akamaro k'iri shuri ku kijyanye n'umusaruro mu borozi ubwo n'abanyeshuri banyu? Impinduka zatangiye kugaragara? Murakoze cyane. Impinduka zaragaragaye kuko umuntu kera yororeraga kwinywera ayo mata, inka igakamwa akanusu, yaba yakoze ishyano akumva ko yujuje litiro imwe, akajya ashyiraho ngaho yinywera. Ariko rero aho tugereye muri iri shuri ubu inka zavuye kuri iyo litiro imwe zirakamwa 3, 5, ziragenda ziniyazamura, ndetse hari n'izisigaye zigeza muri litiro 20. Ikindi nanone twigiye mu ishuri tukikomeza kwiga, nyine wavuze cyane ko amashuri agikomeza. Kera urabona barekuriraga inka ku inyana kuri nyina n'akabando bakubita gusa ngo iveho itayamarama, itayihumuza, ntacyo bakuyemo. Ariko hamwe n'uyu mushinga ubu wadufashije kwiga gukamira inyana. Inyana ukayiha urugero rukwiriye, itirije ijya gutsimbatsimba nyina, ikanywa amata agenwe,
ntirirwe irwara bimwe ngo by'igikira. Kera bavugaga ngo inka yanjye yapfuye, ngo azize igikira, ngo yanyweye amata menshi, ngo yarengeje urugero. Ariko ubu igerageza kunywa urwo rugero wayihaye, ugasanga inyana ikuze neza na nyina imeze neza. Ibyo rero bikaba ari ibintu twigiye mu mashuri dukesha n'uyu mushinga watwigishije. Mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, ndizanashidikanya ko ukomeje kumererwa neza, ndetse n'ikiganiro turi kuganira kuri uyu munsi amasomo ari ingirakamaro ugenda wungukiramo byinshi. Nk'uko mwabibonye turi kuganira ku ishuri ryo mu murima, mu rwuri ndetse no mu kiraro, ni mu gahunda yo kugira ngo twongere umukamo. Aha rero ngo mubireba ni itsinda rikaba ari abanyeshuri ngo bigira mu murima, bakigira mu rwuri ndetse no mu kiraro, aho bavuga amasomo atandukanye kugira ngo babashe kuzamura wa musaruro. Tujye kuganira n'umworozi nawe aradusobanurira neza ndetse aduhe n'ubuhamya. Ese ishuri bigiramo iki? Ese hari inyungu yakuyemo kuba ari muri iri shuri? Ibi byose n'ibindi bibaza nibyo tugiye kubonera hamwe kugira ngo tuganire n'umunyeshuri umwe ubarirwa muri iryo shuri, ndetse anatubihereze ku buhamya bw'icyo yabashe gukuramo. Ikiganiro cye kiracyari Tera Intambwe Muhinzi, icyo usabwa kiba ari kimwe gusa, ni uko utava imbere ya televiziyo yawe kugira ngo dukomeze twigire hamwe. Ishuri ryo mu murima ndetse akaba n'ishuri ryo ku kiraro, iyo barivuze nk'aho w'umworozi mubyumvamo icya mbere. Umufashamyumvire wacu yarabitwigishije mu itsinda, atubwira ko iyo bavuze AESA baba bashatse kuvuga imikurire y'ubwatsi no kubwitaho. Noneho batubwira RESA, ubwo tukaba tugeze ku biraro no kwita ku nka kuva ivutse, kurinda ibyaye na nyuma yaho. Kwita ku nka ariko muze byose murakuze, ntabwo mworoye vuba, ari musanzwe n'ubundi mworoye. Yego. Kubera iki ishuri mwarabikoraga mbere ariko mushaka no kujya kubyiga, ni ukubera iki? Ni ukuvuga mbere twororaga mu buryo bwa gakondo, ariko uyu munsi turi korora mu buryo bwa kijyambere. Ibyo bigaturuka ko twabonye amoko y'ubwatsi atandukanye, avangiye ibinyampeke n'ibinyamisogwe. Umufashamyumvire atwigisha uko bigomba kugaburwa, ko ibinyampeke bigomba kuba 70%, ibinyamisogwe bikaba 30% mu ruvange rwabyo, kandi biseye. Ibyo bikaba bituma inka ishobora gutanga umukamo uhagije cyangwa uwifite. Yego. Mbere mwarororaga byabagaho ndetse mukabona n'umusaruro, ubwo ndavuga umukamo ushimishije, wenda sinzi niba wabagushimishije. None ubu ngubu nabwo murabikora ariko mwaraciye no muri rya shuri, hari itandukaniro? Itandukaniro rirahari, kuko mbere twororaga muri bwa gakondo ariko ntitwari tuzi kugarura muri bwa buryo. N'ayo moko y'ubwatsi ntitwari tuyazi. Mu by'ukuri mbere y'uko ninjira mu itsinda ngo nige ya AESA nakubwiye na ya RESA nakubwiye, inka yanjye yakamaga menshi, yakamaga litiro 8. Ntibigutangaze ko iyi nkureba ikamwa litiro 23. Nyikamishije n'imashini irayimenyereye cyane kandi irayizi. Yikubye inshuro ebyiri zirenga. Yego. Mu ishuri ryo mu murima ndetse n'ishuri ryo mu kiraro, ubwo mu murima bijyana no gutegura bwa bwatsi. Mu murima bijyana no gutegura ubwatsi, ukabuzana kuri cya kigero baduhaye, cyangwa kuri pourcentage nakubwiye kuri 70 kuri 30%. Yego. Tukabuzana tukawucisha mu mashini, tukaza tukayiha inka, tukayigaburira, tugategura uko tuyiha n'amazi, kuko amazi igomba kuyahorana. Icyo nacyo nicyo twungutse. Ubone inka twayihaga amazi saa sita, nyamara umufashamyumvire yatwigishije yuko amazi agomba guhora mu runywero, ikanywa kubera ko ifite inyota n'igihe yashakiye, atari ukwihatira kunywa saa sita. Nyuma y'ibyo rero ryo kumenya kuyigaburira, kuyiha amazi ahoraho, kumenya kumanika umunyu n'akamaro maze n'imyunyu ngugu umunyu ufite, ibyo nabyo turabikora kuko hari uramanitse. Tuniga n'isuku yayo, tukiga isuku yayo uko ikorerwa amasuku mu kiraro, tugakubura tugakoropa kugira ngo ibe ahantu heza. Ikindi twigiye kubijyanye na ya RESA nakubwiye, nuko twize uburyo batera imiti, kuzamura bati niba ufashe isise 5 ugashyiramo litiro 2 z'amazi, ubugize ikigero cyiza ku buryo uburorongwe byanze bikunze bugomba gupfa, kandi inka yawe ntizagire ikibazo cy'uburwayi.
yego itandukaniro kuko mbere yuko mujya muri iri shuri turetse bya bindi by'umukamo wazamutse ni iki kindi mwabashije kungukiramo kuko umuntu ashobora kuba akurikiye avuga arorora ugasanga wenda avuga ati ngewe mukama mbona urahagije urashimishije nta mpamvu yo kujyayo ni iki mwungukiyemo ni iki gishobora gutuma undi nawe abyumva ko iryo shuri rikeneye bwa bumenyi ubumenyi burimo muri aresa nakubwiye nk'ubu inka yangiye irwaye nyishyira hariya mu rupango warubonye banyigishije kuyishyiramo igipimo banyigishije bigeze kuri 39 ko ngomba guhamagara veterineri akaza kundebera ibyo bintu ariko mbere 39 ku gipimo 39 by'ubushyuhe icyo gihe igeze 39 by'ubushyuhe mpamagara veterineri akaza kundebera ikibazo uko kimeze ibyo rero ntarinjira muri rya tsinda ibyo sinari mbizi ikindi tsinda ryashishikarije guteza intanga ibyo nabyo sinari mbizi banatubwira kubangura ku kimasa ibibazo bitera amakore n'ibindi byose by'imitezi ibyo byose barabidusobanuriye ikindi cyo kugabura cyane cyane iriya ndyo ivangiye niba inka yawe yabyaye mu gihe kitarenze iminsi 30 yariye bwa buryo nakubwiye byanze bikunze igomba irinde gusa iyo mpamagaye veterineri yitwa Nshimiye aba hano ni umuturanyi wanjye nagize amahirwe turaturana nkamuhamagara ngo aza nterera intanga ntababesheje ubundi abarejo namuhamagaye ngo aza nterera intanga iriya arambwira ngo Martin ibyo sinabikora ngo inka yawe ntabwo iramara iminsi 60 igenza kugutera yagize iminsi 60 iyo nka yihorera irinduke urumva rero byonyine utagabuye ku buryo bwuzuye rwa ruvange bwa rya biryo nakubwiye by'ibinyampeke n'ibinyamisogwe ntabwo ku minsi 30 inka yawe ishobora kurinda umuturage usanzwe utarajiza mu itsinda aragira inka ikabyara kamara umwaka 2 atarongera kubangurira urumva ko aba yorera mu gihombo binyuze mu mashuri y'aborozi ibikorwa by'ubworozi bikomeje gutera imbere yaba ari ku borozi ku giti cyabo ndetse n'aborozi bibumbiye mu matsinda aho amatsinda bafasha kongera ubumenyi ndetse no kubushyira mu bikorwa cyane cyane hagamijwe kongera umukamo mu bwinshi ndetse no mu bwiza ishuri ry'aborozi ku murima mu rwuri no mu kiraro ni ishuri ntabwo tumenyereye iryo shuri ni ishuri riteye gute ese yaje kubera iki ubundi dukunze kuryita ko ari ishuri ritagira inkuta niyo mpamvu ari ishuri ribera mu murima cyangwa se rikabera mu rwuri nimba aborozi bororeye mu nzuri cyangwa se rikabera ku kiraro kubera ko aborozi inka amatungo yabo aba mu kiraro ni ishuri rero ryajeho kugira ngo aborozi bo ubwabo bagire uruhare mu kwikemurira ibibazo bahura nabyo mu bworozi bwabo bakigishanya bafashijwe n'umufashamyumvire wabihuguriwe uburyo bwo guteza imbere ubworozi bwabo biga guhinga ubwatsi niyo mpamvu tuvuga ko ari ishuri ryo mu murima ubwatsi bw'amoko atandukanye uburyo babuhinga uburyo babukurikirana n'uburyo babugabura hanyuma tukavuga ko ari ishuri ryo mu kiraro kugira ngo ya matungo bahingiye ubwatsi babashe no kuyitaho mu kuyagaburira mu kuyakorera isuku mu kuyarinda indwara mu kuvugurura icyororo cyayo ni ishuri rero ryajeho kugira ngo aborozi bafate iya mbere mu kuba aribo biyoborera ibikorwa kubera ko byagaragaye ko ari bwo buryo iterambere rirambye rishobora kugerwaho mu cyazanye iri shuri ni ukugira ngo gukomeza guteza imbere bwa bworozi mukurikije uko ryatangiye ndetse n'aho abafashamyumvire bamaze kugera ku borozi mubona kuri ubu ngubu bihagaze bite intego mwari mufite mubona muyigeraho kugira ngo nyirizina twinjire noneho muri rya shuri tubona intego tugenda tuyigeraho kandi n'umubare mwinshi w'aborozi baragenda bitabira amashuri kubera ko ubu mu mwaka wa 3 tumaze dutangiye amashuri tumaze kugera mu borozi bagera ku 41,000 bamaze kwitabira aya mashuri mu turere 14 umushinga RDDP ukorera muri lab ukoreramo dufite amashuri cyangwa se amatsinda y'aborozi agera ku 1647 ariyo abumbiyemo aborozi nakubwiraga 41,000 n'imisago ukabona rero ko ari ibintu byitabiriwe kandi niyo ugeze ku rwego rwa buri mworozi
usanga impinduka zigaragara. Inka ntizigipfa, inka ntizikirwara, umukamo wariyongereye, ubona impinduka mu buryo bugaragara. Yego. Umuntu ashobora kuba umworozi adukurikira akavuga ati wenda biriya bifite aho byagenewe n'abafashamyumvire ndetse n'umufashamyumvire, ariko akaba ari umworozi akora bwa bworozi. Amasomo ayakenewe abona ate kugira ngo bwoko bwa bumenyi babonera muri rya shuri nawe agirirwa amahirwe yo kububona? Ishuri ry'aborozi ni ishuri rya buri mworozi uwo ari we wese. Ubu turakuvuga ishuri ry'aborozi b'inka z'umukamo. Umworozi w'inka y'umukamo wese aho umushinga ukorera, umushinga wa RDDP ukorera, buri mworozi wese ahawe ikaze yo kwitabira ishuri ry'aborozi kugira ngo afatanye n'aborozi bagenzi be mu gukemura bya bibazo nakubwiraga. Ntabwo rero bifite abo bireba cyangwa n'abo biheje, ni aborozi bose, hanyuma bakaganirira hamwe ibibazo bafite muri uwo mudugudu wabo, bakaniga hamwe, bakanigira hamwe uburyo bwo kubikemura bafatanyije n'umufashamyumvire wabihuguriwe. Ku ishuri rikora rero abafashamyumvire bakuru aribo twebwe duhugura abafashamyumvire bato. Mu ishuri ry'aborozi tugira ihame rivuga ngo ubumwe n'izo ngufu. Iyo dukoresheje imibare turavuga ngo rimwe wongeyeho rimwe ntabwo ari kabiri mu ishuri ry'aborozi, ahubwo ni gatatu. Icyo bisobanuye ni uko igitekerezo cyawe kimwe wowe mworozi n'igitekerezo cya mworozi mugenzi wawe, iyo mubiteranyije havuka igitekerezo cya gatatu gishobora gukemura kimwe mu bibazo mwari mufite. Ubumwe n'izo ngufu rero, umworozi ufite byinshi azi araza nawe akaryitabira, akazamura na wa wundi ufite bikeya azi, akabasha gukemura ikibazo bari bafite. Dusoza rero ni ubuhe butumwa mugenera by'umwihariko aborozi, yaba abageze mu ishuri yaba atararigeramo, ni ubuhe butumwa mubagenera? Ubutumwa duha aborozi bari mu matsinda cyangwa mu mashuri y'aborozi ni uko bakomeza gushyiramo imbaraga, ubumenyi bakura mu mashuri y'aborozi bakabujyana mu ngo zabo, bakavugurura ubworozi, bakubaka ibiraro, inka bakazigirira isuku, tukabasha koko kugera kuri wa mukamo mwinshi kandi mwiza. Hanyuma ku borozi bataritabira amashuri y'aborozi, bagomba gusobanukirwa yuko mu mashuri y'aborozi niho ingufu zibasha kuboneka. Ufite ibyazi akabisangiza abandi, n'udafite ibyazi nawe akabimenyera ku bandi. Hanyuma mwabonye ibyo twita gufatanya kugira ngo habeho gushyira amatungo mu bwishingizi, habeho ibyo bita mitiwere yo kuvuza amatungo, habeho kubasha kubona ubufasha cyangwa se n'izindi serivisi zitangwa n'ubuyobozi. Ntabwo umworozi umwe ku giti cye ubuyobozi bushobora kumenya aho aherereye, ariko y'aborozi bari hamwe, veterineri ufite amakuru ashaka kubagezaho, undi muntu ufite ubutumwa ashaka kugezaho bigendanye n'iterambere ry'ubworozi, abaza aho basanga akaza akabasha kubibagezaho. Ndashishikariza rero aborozi bose kubimbira mu matsinda, ariko kandi akaba ari n'amashuri bigiramo ubumenyi butandukanye. Mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, twabanye mu ishuri ry'uyu munsi, ndiza yanashidikanya ko amasomo y'uyu munsi yari ingirakamaro, ndetse muri uyu munsi ryari ishuri murindi, kuko twigiye hamwe n'abafashamyumvire aho basobanuriraga aborozi ku ishuri ryo mu murima, mu rwuri ndetse no mu kiraro. Twasobanuriwe neza uburyo bwiza bwo korora, tukita ku nka zacu kugira ngo ziduhereze umukamo ushimishije. Mu kubyitaho rero ndetse no kwiga harimo no kugabura. Mu kugabura dukenera imashini, niyo mpamvu tubona imashini idufasha kugira ngo dukore bwa bwatsi bwiza, ikate bwa bwatsi bwiza kugira ngo tworohereze ya nka gufata rya funguro rikwiriye. Ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho, reka ngushimire wowe twabanye, nawe uje dusoza nkurakira kuzaza kare, naho ubutaha umunsi nk'uwe, ariko nkuko njya mbikubwira ugomba kuza kare kugira ngo utazasanga ndi gusezera. Komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe, Televiziyo Rwanda.